mbona bavuga Miss Rwanda nkagira ngo nyine kuko nukurata ariko sibye ko nabyo hari ibintu umuntu yihorera kuko ntacyo bitwaye ariko nta nicyo bitanze. Ishimwe Dieudonné ni muntu ki? Ishimwe Dieudonné ni umusore usanzwe ndi umunyarwanda nkora business mu Rwanda nta kindi kintu gihambaye wenda wavuga kuri Ishimwe kuryo wakimenya ku buryo ukavuga ngo ni wa muntu. Uzi ko hari abantu batekerezaga ko uri umugabo wamaze gushinga urugo? Ndi umusore nkora ibyo ubona nkuze se. Aratubwira ngo ribu baramuhamagaye ubwo yahise ajyayo. Muheto uri mwiza pe. Murakoze cyane. Warubizi? Murakoze. Miss Rwanda Inspiration Backup. Ishimwe Dieudonné Prince Kid. Dieudonné Ishimwe, the former organizer of the Miss Rwanda Beauty Pageants, has been arrested in Texas, United States. Abanyamakuru bose bakora inkuru z'imyidagaduro mu Rwanda batangiye kwandika inkuru zivuga ko Ishimwe Dieudonné cyangwa se Prince Kid yatawe muri yombi na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni inkuru zimaze amasaha make yazicicikana zivugwa hirya no hino. Ishimwe Dieudonné Prince Kid bivugwa ko yambutse ku butaka bwa Amerika afite uburenganzira cyangwa se impushya zibimwemerera, gusa akafatiwe mu yindi leta yarinjiye mu buryo butemewe n'amategeko. Byagenze gute kugira ngo yisanga ahantu? Yafashwe ate? Ninde wamufashe? Kubera iki yamufashe? Azazanwa mu Rwanda? Bahaye ikaze mu kiganiro. Inkuru zose zanditswe ntabwo zagiye kure y'ingiyi. Ishimwe Dieudonné uzwi nka Prince Kid wahamijwe n'ubutabera bw'u Rwanda ibyaha byo gukoresha undi mibonano mpuzabitsina ku gahato no gusaba cyangwa gukoresha ishimisha mu biri rishingiye ku gitsina yatawe muri yombi na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Amakuru yashyizwe hanze n'urwego rushinzwe iyubahirizwa ry'amategeko areba abinjira n'abasohoka n'imipaka muri Amerika ICE havuga ko Prince Kid yatawe muri yombi ku wa 3 Werurwe 2025 mu mujyi wa Fort Worth muri Texas. Uru rwego rwavuze ko Prince Kid yari amaze iminsi atuye muri aka gace kandi ngo yarahatuye mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Gusa ikibazo no kwibaza yahageze ate, yahinjiye ate? Gusa na n'uru rwego rukavuguruza yuko abavuga yuko yinjiye muri Amerika mu buryo bunyuranyije n'amategeko atari byo. Bivuga ko yinjiye muri Amerika mu buryo bwemewe n'amategeko. Amerika yavuze ko uyu mugabo yatawe muri yombi mu rwego rwo kubahiriza icyemezo cy'impapuro zo kumuta muri yombi zashyizweho n'ubushinjacyaha bw'u Rwanda kwa 29 Ukwakira 2024. Kugeza ubu Prince Kid afungiwe muri gereza z'uru rwego mbere y'uko hafatwa ikindi cyemezo icyo ari cyo cyose mu bijyanye no kumukura muri Amerika. Nkuko wabyibazaga nawe muri aka kanya ukibaza niba ashobora kuzanwa mu Rwanda kugira ngo akurikiranwe cyangwa se ahanirwe ibyaha yakoze. Mu Kwakira 2023 nibwo urukiko rukuru rwakatiye Prince Kid igifungo cy'imyaka 5 rumuhamije ibyaha byo gukoresha undi mibonano mpuzabitsina ku gahato no gusaba cyangwa gukoresha ishimisha mu biri rishingiye ku gitsina. Mu isomwa ry'uru rubanza yaba Ishimwe Dieudonné n'abamwungirije n'abamwunganiraga mu mategeko nta wari mu rukiko mu gihe ubushinjacyaha bwo bwari buhagarariwe. Umucamanza yavuze ko yagombaga guhanishwa igifungo cy'imyaka 16 icyakora bitewe n'uko ari ubwa mbere akurikiranwe n'inkiko igihano cyagabanyijwe kigirwa imyaka 5 n'ihazabu ya miliyoni 2. Mu Gushyingo 2023 amakuru yahawe itangazamakuru na Maître Nyemba Emeline wunganiraga uyu mugabo mu bijyanye n'amategeko yavuze ko batigeze bajurira icyemezo cy'urukiko. Ibyaha Prince Kid akurikiranyweho bishingiye ku ihotera bivugwa ko yakoreye abakobwa bitabiriye irushanwa rya Nyampinga w'u Rwanda Miss Rwanda ryabaye igihe kinini hategura binyuze mu kigo cye cyitwa Rwanda Inspiration Backup. Kugiye cya SMS yari avuga ngo bafungiye ngo abandi bagatora amajwi ngo ntabarwe ibyo bintu bya icyo navuga ni kimwe nabivuga mu ijambo rimwe rigira riti abantu social media ni ikintu cyiza rwose abantu bakwiye kuganiraho n'iki, ariko abantu ntibagifate nka opinion y'umuntu, bareke kugifata nk'aho ari ihame cyangwa source ya information abantu bagomba gufata nk'ihame. Ababyibuka neza yabanjeho kugirwa umwere
umucamanza yavuze ko ibyavuzwe byose n'abatangabuhamya nta shingiro bifite. Urukiko runavuga ko amajwi yafashwe ya Prince Kid hari ugutereta Miss Muheto nta cyaha kirimo. Icyo gihe urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge nibwo rwasomye urubanza ruregwamo Ishimwe Dieudonné wamenyekanye nka Prince Kid. Hanyuma ubushinjacyaha bwari buhagarariwe mu cyumba cy'urukiko ya Prince Kid ndetse n'abanyamategeko be ntabwo bari bagaragaye. Icyo gisomwa ryatangiye saa 7 nk'uko umucamanza yari yabitegetse. Icyumba cy'urukiko hari hakubise huzuye, hajemo abanyamakuru benshi ndetse n'abantu mu muryango wa Prince Kid. Umucamanza icyo gihe akivuga ko Ishimwe Dieudonné arekuwe, mu cyumba cy'urukiko havugiyemo induru y'ibyishimo. Umucamanza yavuze ko Ishimwe Dieudonné ubushinjacyaha bumukekaho ibyaha bitatu: icyaha cy'ishimisha mubiri, goza undi ku nkeke, gukoresha undi mibonano mpuzabitsina ku gahato. Ibi byaha byose Prince Kid kuva yatangira kuburana byose yarabihakanaga. Mu kwiregura kwe Prince Kid yabwiraga urukiko ko nta hotera na rimwe yakoreye aba bakobwa nk'uko bari baje nk'abatangabuhamya. Prince Kid yakomeje abwira urukiko ko abo batangabuhamya ubwabo hariho bimiriye ko nta hoterwa bakorewe. Icyo gihe ubushinjacyaha bwahise bwakijambo urukiko buvuga ko iyo nyandiko yakozwe na bamwe mu bakobwa bikekwa ko bahohotewe n'ubwo yakorewe imbere ya noteri. Urukiko rudakwiye kwishingiraho kuko inyandiko yabakemanzwe. Irushanwa ritangira byari bisanzwe, ryari irushanwa nk'ayandi nk'uko n'ayandi yose yagenze, ryari irushanwa n'ubundi rituje ririmo abakobwa b'abahanga biteguye gusubiza ibibazo byose. Miss Muheto Nshuti Divine akigera imbere y'akanama nkemurampaka kamwakira gutya: gerageza wivanemo ubwoba kandi ibintu byawe ubishyire ku murongo, ugenda guhanyeza. Ibyakurikiyeho amarushanwa yarakomeje, harakomeza nk'ibisanzwe, ariko nyuma mu irangira ryayo amaze kurangira ahita havuka ikibazo cyaje gutuma biba ngombwa yuko na nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame abigaruka kubera ko ibyo bintu byari bibaye bitari bisanzwe. Bwa mbere nabanje kubimenya bivuye muri RIB, Rwanda Investigation Bureau. Hari umuntu wafashwe wafunzwe, najyaga mbona bavuga Miss Rwanda nkagira ngo nyine kuko nukurata ariko sibye ko nabyo hari ibintu umuntu yihorera kuko ntacyo bitwaye, ariko nta n'icyo bitanze. Ariko ukabyihorera abantu buranga okay, niba hari ababyungukira. Ariko ikibi cyaje kuvamo numva gitumye mbivuga, ni abangaba babigize umwuga cyangwa ababirimo bandi batari bo babyungukiragamo, ahubwo bikungukira abandi ababiteguye bakabishyiraho. Usanga ahantu abagabo babiri inyuma babitegura bikaza kuvamo gucuruza abo bana b'abakobwa bitwa ngo kubacuruza cyangwa se nabo ubwabo to abuse them. Bikaba mu gihugu cyacu bikatubamo, bamwe bagomba kuba abantu babizi bagaceceka ntihagire ugira icyo bivugaho, abandi ntibabizi. Ubu ni ukuvuga ngo muri bahoze bavuga mu muryango wacu mugari hari umuryango muto w'abantu bahura ari benshi bikaba umuryango munini w'igihugu. Uvuga ngo hari ukuntu turangaye cyangwa se imico mibi twese yatwinjiyemo ku buryo ibintu nk'ibyo ntacyo biba bitubwiye bishatse byaba. Umuntu akihangira umurimo, tubwira abantu kwihangira imirimo bagahanga n'indi, ubwo abantu bakihangira umurimo to abuse people, gucuruza abantu. Erega reports ndazibona iteka no muri polisi, usibye gucuruza bijyanye muri iyo nzira navugaga, umubare w'abantu bafatwa bahagarikwa, correspondence ziriho hagati y'u Rwanda n'ibindi bihugu by'abantu babaye smuggled bagatwarwa hanze bakabagurisha, China, Oman, muri iriya region ya Gulf region, hari
abanyarwanda benshi bagenda cyane cyane baba ari abakobwa ariko n'abahungu barimo rimwe tukazajya tukabona polisi ikabona amakuru ko abantu bari mu gihugu runaka hari umuntu wabonye ko watuma aramubwira ati turaha turi abakobwa 12 twaje dutya ni mu dutabare uko yagiye nta bubizi ariko bagezeyo nyine asanga ibyasanzeyo bamwe babagize nk'abacakara ibintu bya slaves bakaba slaves abandi bakabakoresha nk'iki ntabwo babarongora ngo babagize abagore mu miryango yabo ariko n'abantu bari aho bakababiyuzinga gusa akaba ari icyo babereyeho nk'uriya musore navugaga umugabo nabonye uri mu ribu kwanza kiriya kintu cyitwa organization ireba uburanga bw'abantu hazavamo abuse cyabayeho giti ntikigira amategeko akira ntikigira abagikurikirana ariko umuntu yihangiye umurimo ashyiraho agahuza abakobwa akabashukisha utuntu akaba mbere y'uko abacuruza akabanza we ubwe akabakoresha ibyo bakoresha abo bana bacu nabo usibye ko nabo bakwiriye kugira imico yo kubyanga bakaba babyirinda bakaba bagira n'uwo babibwira nk'uko uwo wundi yamenyekanye mu bantu 10 na bangahe bagiye baba abused havuyemo umuntu umwe waranga ariko ndetse yakwanga bakamureba igitsure bakamubwira ko bashobora kumuhana bakamwima ibyo yari akwiye kubabona ariko ibyo bijyanye no mu kazi no muri za minisiteri no muri institution zisanzwe zacu harimo n'iki kintu kiri aho kizamura abantu mu ntera kubera ko umuntu yabanje ubwo murabyumva ntabwo nirwa mvuga birenze abantu bari mu gisirikare azamurwa mu ntera kubera ko hari abo hejuru ugomba gufata neza it's really bad ni ibintu bibi cyane cyangwa muri za minisiteri cyangwa hehe ibyo bintu mubyirinde ni imico mibi gusa nucika leta ntikumenye ngo iguhane n'Imana izaguhana ariko dushake uburyo twajya tubimenya kugira ngo ibiducika bibi bike ibitaducitse tubihane ni kenshi irushanwa rya Miss Rwanda ryari ryaragiye rikemangwa n'abantu benshi bavuga ko habiramo amakosa n'amanyanga abantu bakavuga yuko ari ibintu by'ibikurukuru kugeza ibya Ishimwe Dieudonné bigiye hanze byose byaje kurangira afunzwe ariko ararekurwa harongera arakatirwa yigira muri Amerika none afatiwe muri Amerika. Ishimwe Dieudonné yaba agiye kuzanwa mu Rwanda niki kiri buze gukurikiraho ku nkuru ze uyu munsi ko yanditse inkuru ko yafashwe haraza kwiyongeraho iyi nkuru handitswe inkuru yuko irushanwa ritagenda neza handitswe inkuru yuko yafashwe arafungwa agirwa umwere arakatirwa akora ubukwe ajya muri Amerika arafashwe none se agiye kuzanwa icyo kibazo urimo kwibaza nanjye nicyo nibaza abahanga bavuga ko nta kintu kibaho kiryana nk'umunyururu n'inzara cyangwa kwangwa n'ukunda abahanga nanone bemeza yuko abantu bafunzweho cyane ngo bagere bakabica amazi kurya bumva ari ibintu bisanzwe reka nsoreze aha ngaha iki kiganiro mbashimira kuba mukurikira mwese mbashishikariza gukora subscribe kugira mukomeze kubona inkuru zacu 5 kuri 5 mugirire byiza aho muherereye hose.